Okay, aya basi ni episode ya nyuma finali 32 tugiye kureba, ndetse ni Genius nk'ibisanzwe Bad News Entertainment nigiye kubagezaho nk'ibisanzwe mw'abantu mwe. Iyi filime ndayishoje, nyishoje ku mugaragaro, hatazagira uwongera kumbwira ngo filime ngo je t'aime bien aussi ngo all I want for love is you. Ndabiyamye bwa mbere n'ubwa nyuma filime ndayirangije, nyaza yirongera kuyimbaza, uramva neza. Je t'aime bien aussi filime yacu, ndetse duheruka mugenzi uwo mukobwa agiye gusobanurira umwana aho Chenge yagiye. Sinzi ngo Chenge yagiye he, niba Chenge yarakize, niba yaraje kwitaba Busizori ntago mbizi, n'ubu sindabimenya. Reka dutangire icyatuzanye cyaduhurije hamwe, yewe kubera ko ndwaye niyo mpamvu nyine biri gutuma unyitaho ukamfata neza. Nyako nkeneye no gukura. Erega birashoboka ko wakura, gusa ntuhangayike nubwo urwaye. Hari umuntu nzi wigeze kurwara aremba ari muri situation iruti yawe. None ameze gute kano kanya? Nibuke ni Chenge avuga ari yarapfuye. Oya ari araho. Yumva umuntu useka, yumva umuntu useka. Umwana ari kubaza yarapfuye yitabye Busizori. Oya ari yumva umuntu useka inyuma, useka araseka nka Chenge. He's still alive, aracyari muzima. Kumbe Chenge aracyari muzima. Kananga wacu dore nguyu hakunino, ndetse yabaye muzima ni Mutaraga, arimo aragaburira abaganga yaje gufasha mugenzi ziyawo. Yewe ndabibona uracyari inkubaganyi. Ese ko bari ukomeje kuza hano wizereye imijya hano ku ivuriro. Erega no kururi mwiza. Ngaho foromba naje gukora iki? Banaje kureba wowe rega. Erega imitima yacu ihurije hamwe, iracomekanye. Ngaho nawe ngwino urigeho wumve, wenda wasanga ugiye kwishima. Ngakirarya kamwe wumve. Yewe chief arimo aranagushaka rega, mufitanye inama. Anshaka nanone. Haze kuki umugenga ahora nshaka mu ivuriro ngo tuganire. Ibuke chief zu ni wa undi bofre w'uyu nguyu. Baretse gato ntacyo, reka nzanye mu nama njye guhura nawe nta kibazo. Gusa wibuke kurya. Yewe urye byinshi ziyawo. Yewe njye ukuntu mbyumva rero, zina ry'Imana n'umwana mwiza, ni umuhanga, ariko mbega umusore w'igitangaza. Ziyawo ubuse ntumukunda se? Ntago namukunda uramusenze. Ega numvishe ngo Chenge ngo yize muri Nando Medical University. Ziyawe nawe harya soho wizera mwariganye? Ntago uriya mugenga muzi, aramwihakana. Ntago bishoboka. Ariko buri gihe icyo nshaka kuvuga ni wenda wabona yarahize imyaka nk'itanu, ngewe yarahavuye nk'imyaka 5 nge ntarahaza, mbese yarize mbere ye. Aramwihakana kandi baraziranye, agenda kimuturuka inyuma. Kiramukanga. Asuri mu biki? Heza muri kubera iki waje hano kwivura, waje gukora iki? Sinabubwiye ko nakeneye yuko uzagaruka hano kuntesha umutwe, ariko ziyawo kubera iki uhora nyine undwanya utanyitaho? Erega ngiye naje hano hafi amezi 2 yose arashize nza kukureba. None se mushiki wawe ko yagiye hanze arabizi ko wakize, yaragarutse. Hoya nyine rega humura azamera neza, kuko narabimusezeranije ko nta kibazo nzagira. Ariko baretse gato, ndibutse nanjye na Zuwani wadusezeranije yuko uzahora uri hafi yanjye. Ariko nanjye nyine nta mahitamo nari mfite gusigarana nawe. Ego uriya mugenga ajya muri Amerika n'ubundi yarambwiye ngo nzagukomeze ngucunge nkurinde, kandi narabyemeye. Erega n'ubundi mwembi muri kumfata nk'agapira nyine munkiniraho. Yewe bisa naho umaze kuba inshuti na Zuwani. Erega uriya mugenga ni umunyabwenge, ntago namurwanya ngo muneshe. Aho kuva nyine yaransezeranije, nanjye nzakomeza musezeranye ko nzakurinda nkwiteho. Karaseka. Chenge ni urugoryi. Ahita amuhamagara, ngaho mbwira. Kumbe yari yamuhamagaye. Yewe waragiye kugenda utanadusezeye. Nari mbizi ko ziyawo azakwitaho. Yewe ndabizi ubu ngubu aho ngaho iwanyu ni nijoro, aheze ko wasinziriye utinzera.
oya humura nta kibazo jewe nyine nakoza amanywa uyu munsi ngomba kuruhuka naryamye kare nyine nabonye nanashonje ntahana twa snacks two kurya mu rugo wowe reka nivuganire na Zuwani wewe wintesha umutwe ngewe ngiye kujya mbaraho unyuze hose nakubeshye nzakuvuna amaguru ningaruka nsanga waranyinjiriye yewe humura nuza nyine uzahomba uzasanga ntacyo nakoze ariko nyine abari imikino reka buri muntu wese arabizi ko Ziyawe agukunda aragukunda cyane Zuwani ariko ugira ugaruke rwose utahe byihuse kandi wicunge ntacyo humura ninzi ibyo nzakora nzakuvuna amaguru ariko ndi muri Afurika hari projet nagiyemo vuba ndagaruka mu Bushinwa uravugisha ukuri nukuri ni byiza uzaze yagiye muri Afurika yagiye gukora iki muri Afurika sasa hakunino Kananga nitwa Nzanga uyu we azi ko abantu bose bamuzi yewe uzajya kwiyandikisha nyine wiyaregistre amazina yawe kugira ngo ivuriro rijye riba rikuza we azi ko abantu bose bamuzi yaje kuri rya vuriro Ziyawe akoraho gikoramo Renete herega nitwa Nzanga ntago wambonye ntago wamenye naba nkuzi se yewe wihangane twari tuje gushaka umudokiteri witwa Ziyawe kumbe hakurya hita baherukana kera mugenzi baherukana kera yishimo ni byose na Kayola nanjye mpobera banza ubisabe nk'ubyifuza nyine winginga Nzanga ese wibagiwe ingaruka zo gufuha urumva ntari bugufuhire niba guhobera oya nyine nasabaga mpobera agahobero kamwe n'agahobero ndagira ngo ugire inama ntuzongere kusaba undi mukobwa kuguhobera n'abantu barimo barareba ngaho inginga baguhobera sawa yewe mwahindukiye hirya gato kinginge batareba gisaba imbabazi ahuze uyu mugingo ubundi ko umuntu amwima guhobera oya reka turebe uburyo kiri buze gusaba imbabazi turebe niba nyine gusa nta matsiko ufite gira vusa imbabazi baguhobere umva igihano mbabarira sheri no kuri kw'Imana ndakwinginze mwari mwiza rukundo gikundiro wowe waremwe n'Imana Imana iravugira kurema igira gutya igutaka amasaro n'amashaza izina ry'Imana mwakoze kunyakira wallahi wakibaro ndagukunda urabizi baragiseka wese yawe ese beke kugira umuntu bibwira yuko nasabye imbabazi gutya nk'ikimara nabyo nzavuga izina ry'Imana nzabyicuza ninabivuga karaseka nzakwica nibibeke ukabivuga gasabye imbabazi kinginga nikanzanga sawa ese kubera ikimwembi mwaje muje bitunguranye mutanteguje rega no muri twagira ngo kuko vuba ishuri twizeho hari rizagira anniversaire y'imyaka 50 rimaze rishinzwe twifuza ngo tugwe ka invitation byo uzaze nkawe nk'umushyitsi bamuzaniye invitation mugenzi bamutumire tariki 23 z'ukwa munani yewe maze iminsi ndi biza ariko sinzi yuko nzahaboneka uzagerageza uze urumva ndabizi nyine ubu ngubu wenda murenda no gufungura restaurant nyine nk'abantu bakundana mujye mucuruza icyo kunywa n'icyo kurya erega muri icyo kirori n'ubundi hazaba hari abanyeshuri bose twiganya bizaba ari byiza muri iyo celebration y'ishuri ryacu hazabaho no gufungura restaurant yacu bivuze ngo noneho mwegeranyije n'abanyeshuri bose kugira ngo tuzahure abo twiganye yego erega n'ubundi turakumburanye ese Zuwani byaba byiza basi nawe waje yewe wari muri Afurika yagiye muri projet y'ibintu bijyanye n'iby'imiti kandi azamara y'amezi nk'atatu muri Afurika yajyanye nande yajyanye na Aningi yego ariko se Ziyawe ubu bawumva utuje ubu ntabwo uhangayitse kubera iki se mpangayika erega Zuwani yatandukanye na Aningi se nka twabona tuzatanara yewe ndabona mumeranye neza ukuntu murimo muraniryagagura imbere y'abantu ko yagatashye nimugoroba mwibuke amashuri yararangiye bari basigaye bafite akazi uyu yarasigaye akora mu ivuriro sheri ngiye kuryama ngeze mu buriri rero muri Afurika mumeze mute amwohereza ka voice note
araho aribaza ariko se uba ari bize ko atansubiza ni ibikira yenze sheri ntago amusubiza ejo nzabyuka hakiri kare rero mfite kuryama nanone hakiri kare nubona message yanjye uze kunsubiza ubu n'uburangije akazi ugira ijoro ryiza gikomangoma Zuwani arahiza ka voice note sheri mutima ntago asubiza azimya gatara yatinze icyo gitondo agiye ku kazi mu gitondo arebye abona message voice note yohereje ntago umusore asubiza arahamagara numéro composé et plastique qui fait son yumva yanga gucamo mweza ka voice note Zuwani yahise kuki wakuyeho telefone yawe hari icyabaye nubona iyi message uze kumpamagara kuko ndaguhangayikiye ndumva ntatuje umukunzi ntago ari gusubiza kurikira filime umukunzi yagiye ajyanye na Aningi sasa ageze hakuno ibitekerezo biba byinshi biramucanga ntago sheri akitaba telefone araho telefone fata yirukanka kumbe ntago yari we atangiye kujya yikanga telefone cenga vayo mwana w'umukobwa byamucanze ntago Zuwani ari kumwitaba namusubiza message Zuyawo yewe urahuze kumbe disi wari kure mu bitekerezo yabuze umukunzi byagenze bite ko mbona usa n'uhangayitse urarwaye Shenge yanga uyu munsi numva nta mikino mfite kugirana nawe uyu munsi byagenze bite none se muganga yongeye gutesha umutwe mbwira niba yongeye kugutesha umutwe uwo muginga ngiye kumukora mu jisho muhisomo oya ararengana oya ntacyo bimurebaho nta kibazo afite none byagenze gute Shenge Zuwani ntago turi gukontaktana ntago tuvugana ngo bikunde haciye n'iminsi atamvugisha ntaheruka kumpamagara rebye umukobwa ukabona ntiyorohewe arakomerewe yabuze umukunzi karababaye kabuze umukunzi Ziyawo wigeze uvugana na nyina wa Zuwani oya ntago turavugana numvise mvuga ivuga ngo nyina w'umubyeyi wenda yakwaranje ibintu byose akabishyira ku murongo ariko ntiyayoberwa umwana w'ahantu hari nta nubwo natinyuka kumwandikira cyangwa kumuhamagara kuki ufite ubwoba wowe muhamagara uri kazana we none wowe watinyuka kumuhamagara wowe watinyuka guhamagara Zuwani ntamuhamagara nyine gerageza basuhamagare nyina wa Zuwani gusubira urumva nabitinyuka uretse ko nta nimero ye ngira uri ikinyabwoba cyabasiriwe ndashaka nimero z'iwabo cyangwa zenze kumuguhamagarira Shenge we Shenge agiye kumurwanaho umugenzi shaka ukuntu yamuhamagarira ntibyoroshye ntago yorohewe shana ukomeza guhamagara telefone ntago bikunda ntago bicamo yabuze umukunzi mugenzi mw'abantu mwe kubura umukunzi jewe ni nko kubura umusobanuzi Genius ndabizi mwahangayika urumva ndabizi ntimwaryama mwana muri n'abagome mwana aryama mwuka apfamwe ati Zuwani wagiye he mwihangane jewe mvuga nihuta kugira ngo amagambo atanshikaje nta gihe uzumva ijambo rincitse jewe reka nimvuga n'ubusa nzabuvuga batari kuvuga araho hari uwakomanze araho akibaza Zuwani ari hari uwakomanze akinguye agize gutya kubita amaso ni Shenge na Aningi Aningi ntago atuje mu maso kurikira filime arebye gutya yikanga Aningi yajyanye na Zuwani bajyanye muri Amerika twumva yuko Zuwani yagiye muri Afrika kurikira filime sasa Aningi yagarutse rigihari azanye na Shenge dore sasa filime ngo iraryoha Aningi afite amarira mu maso Ziyawo hano Aningi atangira kubaganirira munsi ba mugenzi bari muri Amerika bararaga mu byumba bitandukanye ko byegeranye Zuwani Aningi yewe ntiwongere nyine kubitekereza yuko tuzaba turi kumwe mfite kugenda muri projet ikurikira yo muri Afrika kandi wihangane kuba nkubwiye yuko nyine nge nawe bidakunda nta kundi nyine kuba na prino no nibyo wasabye nawe ngo kuba wajya muri Afrika bidakunze ubyihanganire ngiye nyine mugenzi barabasabye bose ngo bajyane muri Amerika ariko byarangiye application
application y'uyu mukobwa idakunze nyine wihangana ubwo nawe uzajya muri projet ikurikira yo muri Afurika none basi se nzategereza amezi 3 ndebe yuko bikunda nzagusangeyo ari gupakira agiye kujya muri Afurika no munsi yagiriyeho muri Afurika ni Aning uri kubaganirira kurikira filime witonze Aning ntuzongere kubitekereza namaze kubwira kuva na mbere ntago nge nawe twakundana ngo bikunde oya ariko se nyine sinakubwira ngo uzamfate nka mushiki wanjye nka mushiki wawe nyine nanjye ngufate nk'umuvandimwe wanjye dukundana urabizi tumaze hafi umwaka muri Amerika twamaranye igihe wenda nzi yuko bizagenda neza tukagera aho nyine ukanyiyumvamo ariko nyine urukundo rurikunda urukundo ni selfish ariko mbona nyine isaha ku isaha uko nkwiyegereza ntibikunda turatandukanye tumeze nk'aho hagati yanjye nawe harimo yose ya Pasifika ariko nyine ndabizi ko ziyawa gukunda kandi azahora hafi yawe ndetse nyine yatwitambitse hagati ubuzima bwanjye nawe bwose ndabizi ko bitazakunda naje kuvumbura ko wenda uzansiga ukanagenda burundu none uyu munsi ko kuragiye cyangwa niyo butabona uyu munsi wenda n'undi munsi wari buzansige wihangana oya ubu ngubu nta kibazo nyine ngifite urumva ibintu by'inkunda ntibishoboka mwihangane gato nta nakubeshya aka kanya kubera agahinda mfite ntabwo niteguye kuba naha urukundo rwanyu umugisha wowe na Ziyawo ariko nzi neza yuko uzabaho wishimye unezerewe ari nk'umunyarwanda yagutuka ngo urakapfura kapfusha uranyanze Zuwani reka basi nguhobere rimwe wenda nyine nk'abavandimwe nyine nk'uko waba uri guhobera mushiki wawe nanjye uri guhobera musaza wanjye nibyo Aning ari kubaganirira umunsi wa nyuma mugenzi basezeranaho amurekuye biranga aramugundira Aning wirira kandi usigare umeze neza nyine nzazana na Ziyawo kugira ngo tuze tugusore oya nta mpamvu uzaze wenyine cyangwa subireke gaho ndagiye sawa mugenzi kageze igihe kariyakira kumve yuko nyine bidakunda ati nyuma y'iminsi 3 kurikira filime ati nyuma y'iminsi 3 nakiriye telefone ivuye muri school security department yaho yari yaragiye wumve sasa inkuru ari kubaganirira bambwira ngo indege Zuwani yari yagiyeyo yakoze impanuka mu gihe yarimo iramanuka ku butaka kurikira filime sasa yakoze impanuka indege yari yagiye magiye muri Afurika uyu nguyu mutima uramurya ndetse ngo we n'abandi bari bajyanye byaragoranye kugira ngo wenda babe barokoka karabaye ngo bose nabo bari bajyanye wumve ati anti nyine ubwo anti nyine ni anti nyine ni anti mboze ko bamwita anti Zu ubwo ni nyina wa Ziyawo wa Zuwani mwihangane ni nyina wa Zuwani ndagira ngo ari inkuru itabacika mw'abantu mwe mu minsi 2 ishize nyina wa Zuwani na Uncle Zu nibwo baje muri Amerika baje kugira ngo bategure ikiriyo urumva cyamakuru bumvise kurikira filime ngo iki ibyo nibice uri kuvuga kobwa yikanzemo byaramurenze kiye kiriyo habaye iki cyabaye kuri Zuwani dore ngo ubwo waburamwica Aning reka nkugira inama ndakuburira ko niwongera kuvuga ubusa Ziyawo yowe yanze kubyumva ubyizere cyangwa ntubyizere Zuwani yaciyeho yarapfuye karabaye yarapfuye nawe wumva amagambo akomeye aryana whether you believe me you believe it or not ubyize cyangwa ntubyizere Zuwani has passed away yaciyeho uri kubeshya you are lying ni inkuru uhimbye kugira ngo ntware Zuwani wihimbiye inkuru urazo yinturaho ntago nigeze nkeka yuko wamera gutyo wa umuntu nkawe ntago bishoboka ko Zuwani yagenda Zuwani yitabye Imana iyi nkuru yashenguye umutima w'umwana w'umukobwa uri kubeshya urabeshya urumubeshya karabaye Zuwani tuza Ziyawo tuza shyira umutima hamwe nanjye namaze kubibwirwa na Professor Zu nyina wa Zuwani this is real ibi ni ibyanyabyo mwembi murimo murabeshya muri kunkina imikino mwembi muri kubeshya murababeshya Ziyawo ntago bishoboka
karabaye Zuwani ntago yakutaba Imana bimeze gutya buno buryo gute yagenda ntago bibaho yambwiye yuko azagaruka akagaruka ari muzima yahoraga arinda isezerano rye kandi azagaruka ndabizi nawe wumve karabaye disi umwana ndabizi azagaruka he come back azagaruka ndabizi dore agahinda basi watuje cyacenge cyatangiye kurira basi watuje kubyakira mugenzi byaramugoye byaramuvunnye musohoke get out ndavuze ntimwembi musohoke mu nzu yanjye ariko ntago mwumva musohoke ntimuzanagaruke ndetse Zuwani ndabizi azagaruka nzamutegereza mwembi musohoke basi watuje washyize umutima hamwe ndakwinginze yarabasaranye kubyakira byamuvunnye basi urabyumva gute ngumanye nawe nkakurinda nkakwitaho wenda ukumva yuko basutekanye ndabizi yuko bikubiri bikugore kubyumva ariko uku ni ukuri this is the truth ntago nabyizera sinshobora kubyizera na gato ntago ukari ukuri munde kure namwe ntago agikeneye kumva ibyo bavuga kubyakira byaramugoye byaramuvunnye kumva ngo wowe wakunze wabayeho igihe cyose wirukanka inyuma ndetse nawe akagukunda ku munota wa nyuma ngo yitabye Imana kweri yaje kwihebaza kwigunga ari wenyine yaje kwigunga mw'abantu nk'urukundo si ikintu buri rukundo ruraryoheye ufite ukunda nawe agukunda ariko iyo agiye gato mw'abantu mwe wanakwiyahura disi papa kadogo muzehe yararebye abona umwana w'agahinda arimo nta kindi yakora nanjye hano narira uzi kumva umuntu wanjye ngo yagiye ibindi byatinze mugenzi aho yajyaga atembera hose ari kumwe n'umukunzi ari kumwe n'uwo yihebeye yatangiye kuhagenda ari wenyine n'amaguru ibitekerezo nibi byose kwiheba ni kose mu nzira agenda arumva yacitse intege sasa ageze anatangira kwibuka umunsi wa mbere ibi twarabibonye muri episode ya mbere uko bahuye uko yamuciriye ipantaro byose twarabibonye umunsi bahuriyeho bwa mbere yamuciriye ipantaro ni wo munsi bamenyaniyeho wa mbere na mbere none disi uwo yakunze uwo bamaze igihe kinini bakundana bigoranye hitambikamo byinshi niwe yakiriye amakuru ye yuko yitabye Imana ndetse uyu ni Genius uvuga mw'abantu mwe nanjye agahinda kanyishe no kwivuga ndumva birimo birangora ndumva narira yeze hano disi mu kigo aho yigaga aho biganaga aho mugenzi bamaze igihe kinini biga ndetse akanya bakaba bararangije kwiga ahageze asanga disi atangira kwibuka amashusho y'umusore